Mu buto bwanjye nari umuntu ukunda kurwaragurika, narwaragurikaga cyane mfite indwara nyinshi utamenya, nanjye ubwanjye nkajya nzitekereza nkavuga se ndwaye iki, uyu munsi narwaye, ejo ndarwaye, ejo nyine nkabona ubuzima bwanjye kubaho naba numva ameze neza mu mubiri nkumva nicyo gitangaza. Narwaraga umutwe pe, umutwe ukambabaza, urumva nakuze natangiye gukura mbona nyine nkurwara, niga muri primaire numva uko mbyibuka banansigaga na pomade, bakansiga pomade ahantu ibinini byanze, nakoresheje ibinini by'umutwe byanze bakansiga amapomade kugira ngo wenda nze kubona uko njya ku ishuri mu gitondo. Ntabwo wigeze usibira mu ishuri? Nta shuri wigeze usibamo? Icyo kintu kimenye gute kandi nari nzi ko ibyo nibyo rero, kuko urumva warize ugahura n'ubwo burwayi ugataha coaching wapi ntabwo wayize ibyo bintu nari nzi ko nabivugire hano, ariko urumva njyewe sinari umuhanga, ibyo rwose simbigarukaho cyane, ntabwo nari umuhanga pe. Urumva njyewe noneho cyane ku bintu by'imibare, ku ibintu nk'ibyo neza byari byaranyihishe. Urumva njyewe ntabwo nari umuhanga pe, ntabwo nari umuhanga wandi uvuga ngo natsindaga cyane. Nshobora kuba wenda naratsinze cyane niga nko mu wa mbere primaire, mu wa kabiri uko amashuri yazamukaga niko n'ubwenge bwo mu ishuri bwagabanukaga. Suhuje wakomeje gukurikirana Test TV cyangwa Testimonial TV. Uyu munsi ni umunsi mwiza, umunsi udasanzwe. Tubafitiye umutumirwa muri Bwakunde. Nk'uko bisanzwe, iyi ni channel ducishaho ubutumwa bwiza binyuze mu buhamya. Uburyo wakuze, haso wanyuzemo kuva mu buto bwawe kugeza ubu ngubu aho ugeze, ni ikintu waba waranyuzemo kikakuzahaza mu buzima busanzwe, n'ikintu cyatumye ukomera mu buzima bwawe. Rero mbafitiye umutumirwa mwiza, muramukunda, yambaye neza ni mwiza cyane rwose, uko mumureba gutya ni nako ku mutima we hameze. Rero reka muhe umwanya abibwire amazina. Karibu, ndakwakiriye. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Amazina ni Teta Christelle, ni inshuti yanjye nk'uko yabivuze, ndumva ari ibyo, ibindi turaza kubimenya. Wow, ni byiza. Nanjye nk'uko bisanzwe ndakuzi, ariko ndagira ngo nk'uko turi hano ubwire abakomeje kudukurikirana, ese ukora iki? Ubu ngubu nyine ni icyo ukora mu buzima busanzwe, uri nyine icyo wabwira abantu. Ni Teta Christelle nk'uko nabivuze, ndi umunyeshuri, niko kazi kanjye, ndacyari umunyeshuri, wenda kandi kazi ka memba sindakabona neza, ariko ndi umunyeshuri, niga Mount Kigali University, niga Mass Media and Communications. Ndibaza ko ari ibintu mwese mwumva kandi muzi. Murakoze cyane. Ubwo Mass Media and Communications bivuze yuko nyine ni itangazamakuru muri rusange. Muri rusange, itangazamakuru ndetse na communication sinzi ko twayita. Birumvikana byo, gusa nyine uzabishobora? Nzabishobora. Ntabwo urasoza? Bivuze yuko rero nk'uko byiga reka bizaguhire, sibyo? Ubundi mu buzima busanzwe ukunda gukora iki? Hanze y'ishuri ukunda gukora iki? Hanze y'ishuri nkunda kuririmba, nkunda gusenga, nkunda no gusoma, kunguka utundi tuntu mu buzima, nyine kubaho nabaha akantu nungutse, gusoma, kumva, nyine ibintu byose bituma akantu nunguka, urumva nibyo nkunda gukora cyane. Ibyo nkunda. Ufite ibintu byiza, ariko akenshi usanga nyine tugira n'inshuti, ugira inshuti nyinshi. Yego. Izo nshuti se zikuziho iki nyine? Yes, zikuziho iki? Hari igihe ushobora kuba ugererana n'inshuti ariko twabyita nyine ubiyoberanyaho,
wenda uko bakubona atari ko wowe umeze ubundi wowe bakuziho iki nyine. Rero abantu banzi bitandukanye urumva hari nkunzi mu myaka nk'icumi ishize hari nkunzi uyu munsi urumva biba bitandukanye ariko nk'ikintu abantu benshi wenda kera hashize hanjye abantu banziho ikintu cyo gupanika cyangwa kugira stress kugira stress ariko nk'uyu munsi ntekereza ko ikintu abantu banziho so ni njye rero ikibazo sinjya amenya neza keretse undi muntu ubivuze ngiye kwivugaho biramvuna uburyo numva ikintu wenda abantu banziho uyu munsi urumva nshobora kuba ndi strict nyine nanga amafuti ubwo nyine iyo ikintu ari amafuti simba ndifite gahunda yo kucyumva ubona nyine nshaka uburyo bwose kitari bukorwe kubera ko nanga amafuti. Nje nta icyo nkuziho nikubona icyo nakumenyeho bwa mbere ni ukuganira uraganira pe uraganira nanjye iyo muye n'umuntu rero uganira ibindi bwakira bugacya gusa nyine ibyo bintu nabyo ni byiza kandi uzabikomezanye kandi ukunda gutanga na advices ku bantu ndagerageza utanga ugira inama abantu ubu hari abandi bazi ko ntazi kuganira ariko urumva kuko ubu muri iyi myaka yavuye ubwo narabimenye ariko kera ubwo si ubu ariko ndagerageza byose ndagerageza. Okay. So uri mu buryo bwo kwiga hano i Kigali. Okay. Ariko mu rugo se ni hehe? Ni i Kigali cyangwa ni mu ntara? Mu ntara iryo jambo mu ntara simba ryumva neza uko umuntu ashatse kubisobanura ariko nyine mu rugo iwacu kavukire ni Musanze. Niho navukiye ni naho nakuriye. Navuga ko ariho kwigaho nagiye niga ahantu hatandukanye nagiye nzeguruka ibindi bice by'igihugu ariko niho mu rugo niho n'ababyeyi banjye baba byose ariko ubu ndi i Kigali uretse ko ni Kigali mu rugo mpafite umuryango mugari cyane ku buryo niyo mpageze marumva ari mu rugo n'ibyo. Musanze nanjye ndumva nahasubira kuko nagiye kera muri trip nyine high school umva maheruka kera mbese niki cyatuma nsubirayo. Dufite ibintu byinshi cyane wagiye kureba ingagi waba waragiyeyo ingagi iyi ndahazi naragiye ariko nyine bivuga nyine ni ngombwa kugaruka kuko ndumva uhavuga nkaho ushidikanya. Twarahagiye ariko si twagiye nyine aho ziba gusa nyine aho batwerekeraga nyine ukuntu biba bimeze mapu nyine yabo. Rero uzagaruke ni heza hari ibyiza byinshi cyane ibyo kurya haba ibirayi byinshi haba ubuzima bwaho buroroshye ntabwo ari nk'aha ngaha ikintu cyose kiba gikeneye gusipendinga amafaranga menshi niba ushaka kuva aho ujya aha ngaha gukoresha moto y'2,000 hariya rwose ubuzima buroroshye ubishatse ahantu hose wahagenda n'amaguru mu mujyi mutoya ariko mwiza uzaza. Ubwo ndumva atari njyewe ubwiye gusa nawe arimo kudukurikirana nyine ubwo barabyumva. Musanze ni heza buze budusure uri muri amamaza Musanze. So okay ibi nabyo byari bikenewe gusa nyine reka nyine nk'uko turi hano twaje mu buryo nyine kuvuga ibijyanye ubuhamya ko nyine nicyo ica nibereyeho gusa na story nyine tanga nyine impanuro stories ziba zikenewe. So rero tuvuye kuri iyo stage cyangwa iyo level y'ibyo y'ubuzima biciye mu bindi buryo bitandukanye n'ubuhamya watubwira rero ese muri background yawe mu buto bwawe nyine mu buto bwawe tubwiremo nyine nk'incamake uko wakuze mu buto bwawe nyine. ubwo urumva ni ahangaha testimony yanjye itangiriye nta kibazo ubwo nyine mu buto bwawe wakuze gute ese ni iki mbese cyakujahaje mu buto bwawe izihe mbogamizi wahuye nazo ubwo nyine mbese
twatangira ubu ngubu testimony yacu. Abantu rero badukurikiye mfite ubuhamya bwinshi ariko aha ngaha ndashaka kuvugaho bumwe gusa, mfite bwinshi n'ubutaha ningirirwa icyizere bakantumira nzaza mbabwire n'ubundi bwiza nyine buteye amatsiko. Rero uyu munsi ikintu numva nabasangiza nk'uko yari abimbwiye mu buto bwanjye, background yanjye kuva nkiri umwana, ikintu ngiye kubabwiraho ni uburwayi nagize. Wenda ngewe story yanjye ishobora kuba itari tough cyane, ishobora kuba idakomeye, ariko ntabwo twabura isomo dukuramo. Rero ikintu cya mbere nababwira, mu buto bwanjye nari umuntu ukunda narwaragurikaga cyane, mfite indwara nyinshi utamenya, nanjye ubwanjye nkajya nzitekereza nkavuga se ndwaye iki, uyu munsi narwaye, ejo ndarwaye, ejo nyine nkabona ubuzima bwanjye kubaho naba numva ameze neza mu mubiri, kumva nicyo gitangaza. Ariko indwara ikomeye nagiraga ni umutwe, narwaraga umutwe pe, umutwe ukambabaza. Urumva nakuze, natangiye gukura mbona nyine nkurwara, niga muri primaire, numva uko mbyibuka banansigaga na pomade, bakansiga pomade ahantu ibinini byanze, nakoresheje ibinini by'umutwe byanze, bakansiga amapomade kugira ngo wenda nze kubona uko njya ku ishuri mu gitondo. Rero ubuzima bwanjye bwakomeje gutyo, nkajya numva ndwaye nyine umutwe wanjye ari cya kintu nshobora kuba ndwaye, ariko nkumva kuba ntakirwaye nicyo gitangaza. Rero ubuzima bwanjye bwo mu buto bigenda gutyo, ndarwara. Urumva na primaire niho nizi cyane, kuko nibwo nari ntangiye kumenya ubwenge ndi mukuru. Birakomeza ngeze ubundi twigaga, urabizi ko twigaga babyita ubungubu coaching cyangwa cours du soir. Twarayigaga, ngewe ahanini ntabwo nayigaga kuko urumva amasaha ya 11, 12 nabaga mbabara umutwe ku buryo numvaga rwose nta kintu ndibe ngiye gukora, ari ukugenda nkicara mu ishuri gusa bikarangira. Ariko ubu ndashima Imana kameme. Ariko icyo nashaka kuvuga, najyaga mu ishuri nkumva nyine amasaha yo gutaha yatinze kugira ngo ntahe, kuko nabonaga nta kundi kuntu ndi bubigenze. Coaching ntabwo nayigaga kenshi, nigaga rimwe na rimwe kubera icyo kibazo nyine cy'umutwe. Nyuma rero byagiye bikomeza, njya muri secondaire ari uko bimeze, Olive nyiga ari uko, nkajya ndwara umutwe nkamera, simbizi ukuntu nabivuga, ariko ku buryo nyine hanige nawe urwaraga singiye ikintu na kimwe mbasha kwikorera. Nabwo nyine nkajya nkurwara nkumva simbasha kugira icyo nkora. Urumva no kuba muri ubwo buzima bwa interna na stress nyine z'ishuri byose bigahurirana, nkajya kuzubaho nkumva noneho ntago bikunda kubera umutwe. Ariko muri ibyo byose sinzi ikintu cyawuteraga, ntago mbizi. Urumva nakuze numva nkurwara cyane biri ku rwego rwo hejuru, rero nkura ntazi niki kibitera gutya na gutyo. Rero ngeze mu wa gatatu secondaire nibwo na decidinze kujya kwa muganga. Njya kwa muganga, urumva ariko icyo gihe nakundaga rinete cyane, numvaga nyine ari ikintu numva nkavuga nyine nakundaga rinete, nazambaraga abantu bakambwira ngo ndaberewe. Rero numva ndazishatse, noneho nkubitaniraho kubera ko n'urumuri rwinshi cyangwa kwa kundi nk'amahano hari amatara menshi cyangwa izuba, numva niko umutwe umbabaza cyane. Rero nyuma nibwo naje gutekereza, ndavuga reka nzajye kwivuza kuko wari umaze kuba mwinshi, urumva n'amaso nabyo. Rero birangiye ngiye kwivuza ndababwira mbabara umutwe gutya na gutya, barambwiye se niki gitera uwo mutwe. Natekereza ko ari amaso bakora ibishoboka byose, bambwira ko nta kibazo gihari. Ibintu byose kwa kundi ugera kwa muganga bakagusomesha bya bintu twa tuntu badusomeshaga, ibinini ndabisoma neza, ibitoya byose, ariko bageze ku rumuri ndababwira ngo ikibazo ngewe mbona ari urumuri. Rero hari ukundi kuntu babigenje abaganga, hari umuti bafata bagashyira mu maso kugira ngo barebe ikibazo cyateye imboni, kugira ngo bamenye imboni yawe niba atari yo igutera umutwe. Rero nabyo barabikora, uwo muti wagushyizemo umeze nkaho nyine utabona, uhita usa nkaho ureba ukuntu nta kintu ubona nyine. Bawunkiriramo barambwira ngo bashaka kumenya ikibazo mfite ku
mutwe still nanone babura indwara. Rero nibwo byaje gukomeza, urumva aho ngaho ni muri secondaire, ni muri troncome mvamo ndakomeza, ariko njyewe nyine warandyaga nkumva nari narabyakiriye, numva ari ubuzima busanzwe nta kibazo, numvaga nta kindi kintu kiri behind, ntabwo nari mfite uwo mwanya wo kubitekerezaho, numvaga nyine ari ibyo ngibyo natekerezaga, nk'urumuri rwinshi, izuba, stress, nkumva nyine nicyo kintu kintera umutwe, ntabwo nzi exactly icyo ari cyo. Rero nyuma byarakomeje, urumva njya A-level, nagiye kwiga i Kayonza, birakomeza nabwo nkajya nkurwara n'iki, ariko nkumva level byari biriho biragenda bigabanuka, level byari biriho mu myaka y'imbere bigenda bishira bigabanuka, ariko nabwo urumva nkomeza kubabara n'iki. N'ubu abantu banzi kera nkiga nka O-level bashobora kuba bazi ko nyine nari umwanzi w'izuba pe, izuba n'ubu nyine nsigaye nzi kuresista nta kibazo, ariko izuba nyine ryambangamiraga cyane. Rero byarakomeje, urumva iyo myaka irarangira. Rero ahantu namenyeye ko nakize, nyine ahantu namenyeye ko nyine umutwe wanjye ushobora kuba warakize, nari nsoje secondaire. Urumva numvaga kuba nyine umutwe wanjye uhora unaniwe n'iki, kubera ubwo buzima bw'ishuri n'iki, uruhurirane rw'ibintu, numvaga ari cyo gituma uwo mutwe uza. Noneho nkisoza secondaire, nayisoje muri 2023. Nyuma rero nibwo naje kumenya ko umutwe wanjye ushobora kuba warakize, kuko nahise mbona akazi, kandi ako kazi kansabaga gukora amasaha menshi cyane, kandi nyine ndi ku murongo, nta mwanya mfite wenda wo kuvuga ngo ndaruhuka neza, narazindukaga cyane nkataha ninze. Nibwo rero nahise mvuga ngo umutwe wanjye ushobora kuba warakize, kuko nanjye ndakora umunsi wa mbere n'iki, nkavuga se wa mutwe wanjye wagiye he, kandi nzi ko ari stress zabinteraga, kandi n'ako kazi numva nyine ari ikintu gishobora gutuma nyine mba stress, wenda kutaruhuka neza n'iki. Ntangira kubona umutwe wanjye ugenda ukira, mbibona, nkajya nkora nyine, nkavuga nanjye narakoze, nditangarira, ndavuga uyu nguyu ntabwo ari teta nsanzwe nzi, nditangarira cyane nyine. Ubwo ubuzima bwanjye mpita mvuga ngo uyu mutwe wanjye buriya sinzi ikintu cyari kiri behind, ariko nanjye nahise discoveringa ko umutwe wanjye ushobora kuba wakize. Ndumva ari ibyo ngibyo, urwo urumva nakize icyo gihe. Ubu ngubu niyo wandya nyine ntibisanzwe, nk'uko n'undi wese ushobora kumurya bisanzwe, ntabwo wenda wambuza kugira ibyo nkora, ni ibisanzwe nk'uko nyine ushobora kuba uri stress mu buzima busanzwe, cyangwa hari ikindi kintu cyabiteye, cyangwa umunaniro n'ibindi, ariko ntabwo ari ukuvuga ngo bimeze nka mbere, urumva. Sorry kabisa, sorry, ndumva byari bibabaje, ariko ubu ngubu ndumva ari umunezero. Nyine hari ubuzima umuntu acamo bukamubera ubuzima koko, ko ubuzima umuntu acamo hari igihe aba yumva no kwiyahura, yakwiyahura pe cyane, kumva nyine nta kintu kimaze. Ariko nyine muri uwo mutwe warwaye, benshi bashobora kuvuga ngo ni depression cyangwa depression mu bundi buryo. Ese koko abantu bashobora kubivuga, ese nawe nk'uko uzi depression, ese wabona ari byo? Simbikeka, oya, ntabwo ari depression, kuko ntabwo byo ndabimenya, ariko siyo rwose, siyo, ntabwo ari ikintu kigeze. Nibyo nakubwiraga ngo warazaga nyine nkumva ari part y'ubuzima, numvaga ntafite uwo mwanya, cyangwa kundi wumva wenda uruhurirane rw'ibibazo, oya, ndumva ntabwo ari depression, ntabwo ari yo. Imana ishimwe atari nayo. Nose ubwo muri ubwo buzima wanyuzemo bwose, ubwo ukiri muto, ubwo wari ufite imyaka ingahe umutwe utangira kugufata muri icyo gihe? Igihe niyibuka urumva nigaga muri primaire, nibwo numva niyibuka, ariko urumva nari mukuru muri za 10 cyangwa nk'icyenda, 10, 11, 12 gutyo. Ndumva ari icyo gihe nibuka. Ikibazo nibaza, ese
nta mbogamizi nyine wahuye nabyo nyine muri uwo mutwe mu mashuri ntabwo wigeze usibira mu ishuri nta shuri wigeze usibamo icyo kintu kimenye gute kandi nari nzi ko ibyo ni byo rero kuko urumva warize ugahura n'ubwo burwayi ugataha coaching iwapi ntabwo wayize ibyo bintu nari nzi ko nabivugire hano ariko urumva njyewe sinari umuhanga ibyo rwose simbigarukaho cyane ntabwo nari umuhanga pe urumva njyewe noneho cyane ku bintu by'imibare ku ibintu nk'ibyo neza byari byaranyihishe urumva njyewe ntabwo nari umuhanga pe ntabwo nari umuhanga wandi uvuga ngo natsindaga cyane nshobora kuba wenda naratsinze cyane nyine nko mu wa mbere primaire mu wa kabiri uko amashuri yazamukaga niko n'ubwenge bwo mu ishuri bwagabanukaga ariko nyine nyuma byaje kurangira mbonye umwarimu aranyigisha neza ndatsinda ariko hagati aho nyine narasibiye narasibiye ariko si uko numvaga ntiyizeye mu by'ukuri kubera ko numvaga ntiyizeye nkavuga se uzajya muri exeta nkora iki ariko nasibiye no mu mwaka utangaje mama ese mu mwaka rwose ndi mukuru ndabireka nyine numva ko examen ntabwo ari iyanjye rwose ariko nyine aho nasibiriye nahise ngenda mu muhanga n'umwarimu anyigisha neza anyitaho kuko wasanga ikintu naburaga ari affection pe ari ukuba nitayeho cyane rero uwo mwarimu yanyitayeho ndagenda ndatsinda ntangira gutsinda urumva ngeze nahise mba umuhanga sore nyine wa mugani ntabwo nyine umuntu yakiga wenda ngo abe umuhanga cyangwa buriya nta muswa unabaho niko njya numva bavuga kandi koko usanga ari byo njye ndumva nta muswa ubaho nawe buriya ni ukugira ngo wongere ubumenyi muri kiriya gihe ko bibaho nyine ariko hari igihe usanga umuntu nyine uramubaza ati ese ugeze se ati wapi uzabaze si n'ingenzi kandi koko arasibiye ariko nyine wenda ntabwo ari byo turiho gusa nyine icyo dushima Imana uyu mwanya ni uko nyine wakize ariko ese ni uwo mutwe wonyine warwayeho cyane ukumva nyine njyewe rero nari mfite indwara nyinshi n'ubu ngubu baragiye tuzisubiramo mu rugo bavuga se warwaraga iki wundi nyine njyewe nagiraga uturwara utamenya uyu munsi narwaye umutwe ejo nagiraga n'ikibazo cyo kubura umwuka nyine nkabura umwuka mu mwanya mutoya ubundi nkaba nabaye muzima urumva nagiye ngira uturwara twinshi nyine narwaragurikaga uturwara twinshi ntisanga nyine n'ubundi ni ukuntu meze nyine nabifataga nka pati y'ubuzima ntabwo nigeze mvuga ngo wenda birampangayikishije cyane kuko nari nkiri na muto ahubwo ubu nibwo ntekereza nkavuga umva Imana yagize neza nibwo mbitekereza ariko nka mbere urumva byarabaga nkumva ari pati nkumva n'abandi bose bararwara mama bose ababyeyi bo wabonaga bimeze bite iyo warwaraga nyine wabonaga ababyeyi nyine hari igihe umwana wabo arwara nkanjye kubera nyine umucaca yarankunda sana iyo narwaye nyine ubwo ibiti n'amabuye birabimenya so nyine uba ubona byakaze mu rugo ahantu nyine inshuti zanjye nyine ariko ukabona umubyeyi nyine afite ikibazo gikomeye ku mwana ubwo wabonaga gute umubyeyi ameze ati urumva nka papa we rwose nyine atanga keya ariko arakomeye ntabwo wenda wamugereranya n'umubyeyi w'umumama kuko umubyeyi w'umumama kenshi aba ahangayitse iki nyine agutekereza ariko bose babigiraga ikibazo nyine birumvikana urumva bakumva se uyu mwanya ararwaye mu kanya afashwe n'akandi kantu gutyo narwaraga n'inkorora nyine yagiraga indwara nyinshi ariko barahangayikaga bakavuga uyu mwana arwaye iki ariko nyine urumva kubera ko papa arakomeye hari n'igihe yarwaraga akabifata nk'ibintu bisanzwe kugira ngo ubuzima bukomeze ariko ababyeyi bo ntabwo byabura bahangayika barabitekereza mama we n'ubu aracyambaza Imana ishimwe n'ukuri niyo abonye maze igihe kinini ntarwaye ahita ambwira ngo Imana ishimwe n'ukuri ngo ntabwo ariko kurwaragurika ibintu nk'ibyo urumva ni nk'ikintu barabifashe nk'aho ari ubuzima ariko nyine ubu bose ndashima
Imana ubu nta kibazo n'ukuri. So mwawe Teta wavuze nyine mu bintu ukunda gukora mu buzima busanzwe, ukunda gusenga, ukunda kuririmba, ukunda gusoma. So ubwo ni iki nyine nawe nk'umwana wakuze ukijijwe sibyo? Oya aho ntabwo nakuze nkijijwe. Nyine impamvu mbivuze ni uko hari igihe umwana akurira mu muryango umubyeyi wabo wakijijwe. Aho ngaho rwose nyine muri make ntabwo wari ukijijwe icyo gihe? Njyewe nakijijwe ndi mukuru. Uri mukuru? Iyo ngiyo nayo n'indi testimony ikomeye. Birumvikana. Birashoboka ko umwana avukira mu muryango ukijijwe, ariko buri wese nyine arivukira arakizwa ku giti cye, ariko nakuze ndi umwana wo mu rusengero. Nta nubwo ntari wa muntu w'imico mibi nk'uko babivuga, nari umuntu w'imico myiza, ariko nta gakiza narenze. Numva Yesu, mbese Yesu yari uwo ku magambo, ntabwo ataramufata neza. Birumvikana, gusa nyine hari igihe ugera mu kigeragezo runaka ukumva nyine hari amagambo meza yo mu ijambo, ko nyine wari uzi gusoma Bibiliya. Nyine hari ijambo nyine ushobora kuba waritwazaga muri icyo gihe gikomeye akajya anagufasha. Ubwo watubwiraho ijambo navuga nagenderagaho kera, n'ubu ngubu nyine riracyari ijambo ryanjye, riri mu Bafilipi Abafilipi 4:13 haravuga ngo nshobozwa byose na Kristo imbaraga. Urumva icyo gihe cyose, nubwo wenda nari umuntu usenga kandi mba no mu bintu nyine nshaka mba mu bintu, ahantu hose nagiye niga nabaga ndi mu bintu binsaba kuba negerana n'Imana n'iki, ariko icyo namenye nyine ni uko umuntu hari igihe byose abikora ariko atarasobanukirwa agakiza. Rero icyo gihe n'ubundi nabaga nzi ko iryo jambo ari ijambo ryanjye, navuga ngo nyine ibyo nakora byose n'ubundi nta kindi cyanshoboza. Nyine nkumva akantu kose nkavuga ngo nshobozwa byose na Kristo imbaraga, nkumva ntabwo ngomba kwishingikiriza ku mbaraga zanjye cyane, ibintu nk'ibyo ndumva ari iryo ngiryo. Mana yanjye, ariko ndimo ndumva bisa nkaho abantu bose banyuze mu bihe bigoye cyangwa bitoroshye, mu makuba runaka. Iryo jambo abantu benshi rirabafasha, sinzi impamvu iryo jambo ari ryo bakunda kuba bafite muri bo. Nta nubwo ndanabikoraga kuko nyine gukorerwa uburwayi, sinzi impamvu nanjye byaraje ruva narikunze, akantu kose kambaho nkumva nyine singomba kwishingikiriza ku imbaraga zanjye. Narebaga n'ayo masomo ukuntu yananiye byose, nkumva ni uruhurirane rw'ibintu, nkavuga nyine nkareba mbese ibintu byose byo mu buzima busanzwe tuvuga ngo ibintu birakomeye, amasomo ibiki, nyine numvaga ntekereza mu bintu biri hafi, ariko nasobanukiwe agakiza nahise mbona ko birenze ibyo twebwe tubona. Ishimwe mama. So rero ndakeka turimo no kugana ku musozo, sinzi ikintu ushobora kugira abo ubwira ku badukurikiye kuri ino channel yacu y'ubuhamya. Akenshi wumva ngo ni ubuhamya, ariko ubundi ni ubuzima nyine uba warunyuzemo. Kuba uri uhagaze ubu ngubu hari byinshi nyine uba warunyuzemo, ariko ibyo byose ukabikomeramo ugakomeza. Nyine rero bakaba bashaka kumva motivation, ni iki ushobora kubabwira nyine kugira ngo bakomere mu buryo situation barimo, ko ubuzima imbere buracyahari. Murakoze cyane nanone. Urumva nkanjye rwose mundebe ubu ngubu ukuntu umeze, urabona ko ndi umukobwa ushima Imana, nta kibazo. Urumva nta nubwo ngaragara nkaho hari n'ikibazo nigeze kugira. Rero ikintu nababwira ni ugukomeza kwizera Imana. Urumva nanjye ibi byose wa mugani nk'uko iri jambo ryabitubwiye, ntago ari imbaraga zacu, si izacu. Wowe ugomba buri gihe guhora utekereza ibyiza, nyine ntukajya uheranwa na cya kintu cyakuba nyine cya kindi cy'ikibazo ubona. Birashoboka ko ari uburwayi nk'uko natwe twese twabuciyemo, birashoboka ko ari amashuri wenda bitagenda neza, birashoboka ko ari ikindi kintu, ariko igihe cyose nyine uhora ufite icyizere, uvuge ngo iki kintu nubwo kimeze gutya ndabizi neza ko kizarangira, nanjye nkomeze ubuzima nk'abandi.
nyine wumve ko ibintu byose rwose ntabwo ari twebwe nyine twebwe tubyishoboza, igihe cyose ni ugutumbera Imana akaba ariyo idufasha. Ikindi ni ukwizera, nyine ukizera ko hari icyo wakora byose. Uko nkanjye iyo nitekereje nko mu myaka ishize myinshi, nabonaga rwose nta kintu kiziba nshobora kugeraho. Urumva ugenda ukora utuntu twose ugerageza, nk'uko nababwiye nkunda kugira akantu niga, gerageza wenda nko ku munsi ugira akantu kamwe wiga kari bugufashe. Urumva nka cyagiye wumva wacitse intege, ugenda ushaka ahantu ureba akantu kamwe kari bugufashe kugira ngo ukomeze. Nubona hari aho utameze neza wibuke uvuge ariko nyine ibintu byose bizagenda neza. Ntukajye ucika intege, ntukumve ko hari limite ufite, ko ahantu utagera. Igihe cyose wari ufite icyizere, niyo waba udafite wenda ibintu byinshi utekereza byo kuzageraho, ariko igihe cyose wari wumva ko hari akantu ushobora kwacivinga mu buzima. Ikindi ntitukihebe, nicyo cya mbere. Imana nayo ntabwo ibikunda, ntabwo ikunda abantu biheba, ntabwo ikunda abantu bahora mu bibazo gusa batareba ibisubizo. Twebwe nyine twizere, kuko abantu bamenye Imana. Nk'ubu nibwo mbona agaciro kabyo, kuba nyine uyu munsi meze gutya ndabibona, ariko nka mbere ushobora kuba warabibona ukabona ni ibintu bisanzwe. Ariko ndashima Imana cyane ko ubwo burwayi ushobora gusanga ari n'ikindi, ariko ubwo burwayi kuba bwaravuyeho. Buriya kera impamvu ntabyitagaho cyane ni uko ntabwo nari nzi izo mbaraga zindi zishobora gutera ubwo burwayi bukazamukiraho n'ibindi. Ariko ubu ngubu ni umugabo wo kubihamya rwose. Ni ukuri mukomeze mwizere Imana kandi musenge, ariko ndashima Imana muri byose. Amen, amen. Mana yanjye ndakunezerewe pe, ni ukuri. Iyo nkubonye nyine mba numva nyine nishimye. Korega hari ubu buhamya dusangije ni bwiza cyane, kandi ndakeka ko nawe akomeje kudukurikirana hari byinshi nyine bihindutse kuri bo. So ndagushimiye kubwo udusangije uru rugendo rwawe, ubuzima wanyuzeho, kandi ndakeka ko n'ubutaha uzagaruka. Kandi Imana ikomeze kukurinda, Imana ikomeze kubana nawe mu rugendo rwawe. Ndabizi aho igejeje ikora tubaye tuyishimiye, sibyo se? N'imbere ni heza. Dusoza ikiganiro cyacu, ndagusuhuje nawe warimo urakurikirana iki kiganiro. Umutumirwa wacu twari twagize Teta Christella. Turabizi ko aho uri nawe hari icyo wumvishe. Rero ndagushimiye cyane ko wabanye natwe. Reka ukore subscribe, usharinge kino kiganiro nikikugeraho, kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza ku isi hose, kuko nicyo kitubeshejeho. Ni nayo mpamvu turi kuri iyi si, ni ukugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza. So ndagushimiye. Mwisigira n'icyanditswe kiri muri iyo Zaburi 126:3 avuga ngo Imana yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Ndabashimiye cyane, murakoze. Ciao ciao.